hari abasore usanga bavuka mu miryango ikomeye kugeza ku kigero umubyeyi avuga ati mwana wanjye akira ikibanza ahangaha aba ariho uzubaka utungira umugore wawe. Hari n'abandi basore baba bazi kugerageza gukora uburyo bushoboka bwose bakaba bakishakira ikibanza ariko bajya kukigura bakakigura hafi yo mu rugo kugira ngo ariho bazubaka batungire abagore babo. Kuba umusore yagira amahirwe yo kubona yubatse inzu ndetse akanayuzuza yo ni amahirwe akomeye cyane, ariko se kuba yayizaniramo umugore bakabana umugore agaturana no kwa nyirabukwe byo ni amahirwe. Uyu munsi mu kiganiro urukundo n'imibanire kuri Rukundo Love Stories reka tuganire kuri ino ngingo. Hari abasore benshi bakunze kwibaza ku iki kibazo ariko bakabura igisubizo, aho bamwe baba barimo bibaza nimba byaba ari byiza se cyangwa byaba ari bibi. Hari n'abakobwa benshi ubusanga bakunda kuganira ugasanga umwe abwiye undi ati njyewe sishobora gutura hafi yo kwa mabu. Ese kubera iki aba bakobwa baba batifuza kujya guturana no kwa nyirabukwe kandi mu buzima busanzwe baba bakundana na ba nyirabukwe? Ese bishobora guteza umutekano muke hagati y'umukazana na nyirabukwe cyangwa na sebukwe cyangwa se hagati y'umugabo? Bimeze gute? Reka tubisesengure tubashe kuba twabona ibyiza byabyo ndetse n'ibibi byabyo. Iki kiganiro kirajya kurangira bamaze kumenya niba kuba wakubaka hafi y'aho uvuka cyangwa se hafi y'ababyeyi bawe niba ari bibi cyangwa se ari byiza. Ibyiza bishobora kukuzanira ndetse n'ibibi bishobora kukuzana. Nidusanga ibi bishobora kukuzanira ari byo byinshi, uraza kumenya icyo ukwiriye gukuramo. Hanyuma nusanga ibyiza nabyo ari byo byinshi, nabwo uraza kumenya umwanzuro wafata cyangwa se imwanzuro uzafata mu gihe uzaba uzi neza yuko uri gutegura uburyo bwo kubaka. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ntiwirengageze ko wakanda subscribe kugira ngo nawe uzajye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye bikunze gutambuka hanga kuri YouTube channel Rukundo Love Stories. Ikindi kandi batugiye kubana muri iki kiganiro ntiwirengageze ko wadohereza like cyangwa se wakanda like kuri no video kugira ngo dukomeze kugendana tuziranye. Reka dutangire ikiganiro cyacu cyangwa se reka dukomeze ikiganiro cyacu turebere hamwe uko iyi ngingo imeze cyangwa se uko ibi bintu biba bimeze. Mu bushakashatsi nakoze dore ko nakunze kuganira n'abasore bagiye batandukanye bagiye bubaka hafi yo y'ingo ziwabo ndetse nkagerageza no kuba nagenda sura abantu bagiye batandukanye babigenje gutyo. Icyo nabashije kumenya nuko abasore bagerageje kubaka hafi y'ingo z'ababyeyi babo cyangwa se bagerageje kubaka hafi yo mu rugo 80% abo bagore babo ntabwo babanye neza na ba nyirabukwe. Ariko rimwe na rimwe umugabo yagerageza kuganiriza umugore akamubaza ati mugore wanjye mwiza ko nzi neza ko mama mwakundanaga, ko nzi ko waje hano mukundana ndetse ko nzi ko nta kintu kigaragara mupfa, ibi bintu mba ndi kumva cyangwa se ibi bintu mbona bituruka kuki, bigenda gute? Mbese akagerageza kumubaza ngo yumve neza niba hari ikintu gifatika bapfa cyangwa se hari ikintu kidasanzwe baba bari gupfa. Ariko mu by'ukuri bagenzura ugasanga nta kintu n'iki na kimwe gifatika bari gupfa, washishoza rwose ugasanga nta kintu kidasanzwe wavuga yuko bari gupfa. Ariko nanone wararanganya amaso mu basore bagerageje kubaka kure y'ingo z'ababyeyi babo ugasanga abasore bubatse neza ndetse ugasanga abo bagore babo ndetse na ba nyirabukwe n'abantu bakunda kuvugana gake kuri telefone ariko bakavugana ugasanga ingo zabo zimeze neza ndetse ukabona baranakundana ukabona nta bintu by'amatiku bizamo. Washishoza rero ugasanga ikosa rikomeye cyane ryakozwe no kuba umugabo yaragize ikosa ryo kuba yarubatse hafi y'urugo rwe cyangwa hafi y'ababyeyi biwe, akaba rero ari nabyo bishobora kuba byatuma uyu mukazana ndetse na nyirabukwe bapfa utuntu tw'amatiku tudafatika kubera yuko bakunda kubonana kenshi cyane. Nushishoza neza uzasanga bashobora kuba bapfa utuntu tudafatika, harimo imyambaro, harimo ibyo kurya, harimo umuharuro cyangwa se irembo, kimwe nuko ushobora kuzasanga byageze ku rwego cyangwa se byafashe indi ntera yo kuba batangira kuba bapfa ubutaka. Kandi niyo babiganiraho bakagerageza no kuba bashakisha uburyo bakemura ibi bibazo, ntago ari ibintu bitinda nibyo kuko baraganira bakabikemura, ariko ejo cyangwa se ejo bundi nabwo kongera ugasanga byongeye byasubiye iridubi. Ikosa rimwe rero rikomeye cyane abasore bajya bakunda gukora no gutekereza kuba bakubaka hafi y'ingo z'ababyeyi babo, kuko ibi bintu bishobora kuba byateza umwuka utari mwiza mu miryango ndetse by'umwihariko hagati y'umukazana ndetse na nyirabukwe, kuko nibo bakunda kugirana ibibazo ndetse bikaba byanafata level iri hejuru. Hari umusore umwe twigeze kuganira ndetse we aranambwiza ukuri, arambwira ati njyewe aho kugira ngo njye kubaka hafi yo mu rugo cyangwa se njye kubaka mu kibanza data yampaye nakemera nkaba muri kode, ariko umudamu wanjye ntabe yaturana na mama. Naramubaje ati se mama wawe agira amahane kuri urwo rwego ku buryo wakumva ko ataturana n'umugore wawe? Arambwira ati mama ni umwe mu bantu bitona ndetse cyane, ariko kuva nabona mukuru wanjye ibintu byamubayeho
ntabwo iryo kosa ashobora kongera kurikora. Yarambwiye ati mukuru wanjye yagize gutya azanira umugore aho ngaho hafi yo mu rugo, ndetse mu gihe batiritanaga barakundanaga ku buryo na mama barakundanaga cyane ndetse kugeza ubwo mukuru wanjye yagize gutya ashaka umugore barabana, ndetse baba ngaho igihe kitari kinini n'ubundi bagaragara bavugana neza bakundanye by'ukuri, ariko bagiye guhindukana byabaye nk'akanya gato cyane, ndetse imiryango iragenda irabunga. Ariko muri uko kubunga byabaye ibibazo kuko uyu munsi byabaga byongeye byakunze bongeye bavuganye neza, ariko ejo nabwo umuriro ukongera ukaka. Rero nabonye isomo rikomeye cyane ryo kuba ntakora iryo kosa ryo kujyana umugore wanjye hafi yo mu rugo. Ibi ngibi rero uwo musore yambwiye byatumye ngira igitekerezo cyo kuba narabura abasore bakunda gukurikira ikiganiro urukundo ndetse n'imibanire, abakunzi bakunda gukurikira ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka kuri YouTube channel urukundo Love Stories, by'umwihariko abahungu muri iki kiganiro. Natekereje ikintu cyo kubabwira ndetse nk'inama nziza yabafasha kuzagira urugo rwiza, mwirinda mwene ibyo bintu by'intambara ndetse biteza n'ikibazo mu miryango. Umusore wanjye ntabwo ari ukuguca intege, nta nubwo ari ukukubuza kuba watura hafi ya mama wawe cyangwa se hafi ya papa wawe, ariko izi ntambara 80% ugomba kwizera yuko uzahura nazo. Icyo ukwiriye kumenya n'uburyo uzazirwana, ariko ngewe inama nakugira utavuze ngo wishore mwizo ntambara z'urudaca ari ibyashoboka, wagerageza uburyo bushoboka. N'ubundi warakuze uri umugabo, ubwo utekereza kuba wazana umugore byanze bikunze n'ubundi uri umugabo, urumva ko ufite ubwenge ndetse ufite n'ibitekerezo, wagakwiye no gupanga uburyo bwiza rero watungamo umugore wawe utagiye kumuseseka munsi urugo cyangwa se rugurigo cyangwa kumunobeka mu irembo, kuko nubirengaho ukabikora uzamenye neza yuko umeze nk'umuntu uri gukongeza umuriro cyangwa se uri gucana umuriro utazabasha kuba wazimya, kuko kuzimya biragoye ndetse cyane bigenda bikurura amatiku kugeza ubwo uwo mudamu wawe nibyo kuko abakwizera, ariko akenshi yakunda kubona wisanzurana na mere wawe cyangwa se na mama wawe abigiraho ikibazo. Ikindi kandi nabwo iyo utangiye kutavugisha mama wawe nabwo bibi ikibazo, atangira kubona yuko wa mukazana ari mubi, ariwe ukubuza kuba wavugana nawe, ugasanga rero ni rwaserera wowe udashobora kuba wakirina ngo bikunde, ukabona ni rwaserera udashobora kuba wazarwana ngo urangize. Icyabakiza nuko ari ibishoboka wanakemera ugakodesha nk'uko uwo musore yabivuze, ariko ntugende kuyiteranya n'abantu cyangwa se ngo ujye guteranya abantu. Niba umugore wawe agukunda by'ukuri kandi nawe ukaba umukunda by'ukuri, aho mwaba hose mwafonda ubuzima kandi bigakunda. Ikindi kandi aho kugira ngo uburire amahoro mu rugo ujye hora mu ntambara, byaruta ugafata dukeya ukajya urya utwo dukeya ariko ukagira amahoro. Nta kintu cyiza nko kugira amahoro mu rugo rwawe. Ikiganiro cy'uno munsi reka tugisoreza anga, niba hari icyo wumvise tutavuze cyangwa tudasobanuye neza bitwandikira hasi muri comment kugira ngo tuzaze mu kiganiro gikurikiraho tubisobanura neza. Ikindi kandi niba uri mushyashya nizere yuko amaze gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro byacu bikunze gutambuka kuri YouTube channel urukundo Love Stories. Reka nkubwire ngo wibuke kuba wakandirika kuri ino video niba utayikanze kugira ngo nawe uzabasha kubona ikiganiro kizakurikira iki ngiki. Ndabashime cyane mwebwe twatangiranye video tukayigirana ku musozo, mwebwe mukunda gukurikira ibiganiro bitandukanye bikunze gutambuka no kuri YouTube Love Stories, muri abantu b'abagabo cyane ndetse muri n'inyangamugayo. Imana ikomeze ibahaze uburame, muri dukomeze twirahurire ubwenge kuri YouTube yacu Imana yatwihereye. Bye, ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza. Ariko niba hari ikindi kintu wifuza ko twazaganiraho nabwo nta kibazo, wabyandika hasi muri comment, kuko ikintu cyose wanditse muri comment mbasha kukibona, hanyuma nkazaza ubutaha tugira icyo tukivugaho. Bye, ndabakunda, mugira ibihe byiza. Njyewe nari Rukundo Damas.